Tekereza ahantu hafunze cyane hari abantu amagana ariko buri wese afite umunsi umwe gusa wo kubona amahirwe yo kubaho. Nta nzira yo guhunga, nta muntu uzi neza aho ari, kandi ikintu kimwe cyonyine kibatandukanya n'urupfu ni urubuga rumanuka ruzanye ibiryo. Uyu niwe muryango utangaje tubona muri filime yitwa The Platform. Ni inkuru y'umugabo witwa Goreng winjiye ahantu hamayobera yizeye ko azahavana impamyabumenyi, ariko akahasanga yinjiye mu buzima bwo guhangana n'inzara, ubugome n'amabanga akomeye. Mbibutsa gukora subscribe kugira ngo channel izamuke. Goreng abyuka ahantu atazi. Iyo afunguye amaso asanga ari mu cyumba kidasanzwe gifite umwobo munini hagati. Mu cyumba kimwe nawe harimo undi mugabo mukuru witwa Trimagasi. Trimagasi amusobanurira ko bari ahantu bita The Hall cyangwa umwobo. Ni inyubako ifite amagorofa menshi cyane, kandi buri gorofa iba ifite abantu babiri. Ikintu gitangaje kurusha ibindi ni uko hagati y'iyo nyubako hari urubuga ruzamuka rukamanuka rutwaye ibiryo. Ku rwego rwo hejuru abatetsi bategura amafunguro menshi cyane, hanyuma urwo rubuga rukagenda rumanuka rugana ku bantu bari hasi. Abantu bo hejuru babanzaga kurya, abakurikiyeho bagasigara ku bisigazwa, naho abari hasi cyane akenshi ntibabonaga na kimwe. Goreng atangira kubona ko aha atari ahantu ho gutura gusa, ahubwo ari ahantu hagerageza imico y'abantu. Mu minsi ya mbere Goreng atangira kubona uburyo abantu bahinduka iyo bashonje. Iyo urubuga rugeze ku igorofa ryabo, Trimagasi amubwira ko nta kundi bagomba kubigenza uretse kurya ibyo babonye, kuko batazi igihe bazongera kubona ibiryo. Yibaza impamvu abantu bo hejuru batatekereza ku bari hasi, kuki batarya ibirenze ibyo bakeneye bakabireka bikagera ku bandi. Trimagasi amubwira ko buri muntu aba atekereza kurokora ubuzima bwe gusa. Buri munsi urubuga rukomeza kumanuka rukagenda rusiga inzara n'uburakari. Nyuma y'igihe Goreng abona ko ubu buryo iyi gahunda ikora butuma abantu bahinduka inyamaswa. Iyo umuntu ageze ku rwego rwo hasi, inzara ituma akora ibintu atari gukora mu buzima busanzwe. Goreng nawe agenda ahinduka umuntu winjiye muri The Hall afite icyizere cyo gusoma igitabo no kumara igihe gito gusa. Atangira gusobanukirwa ko ahantu hari ubutumwa bukomeye ku bantu n'uburyo isi iteye. Aribaza ati, iyo aba bantu bari hejuru batekerezaga ku bandi bari hasi, ntihazagira umuntu n'umwe wicwa n'inzara. Atangira gushaka uburyo bwo guhindura ibintu, yizera ko abantu bashobora gufatanya. Ariko ikibazo ni uko abantu benshi batabyemera. Abari hejuru bumva ko ikibazo kitabareba, naho abari hasi bumva ko nta mpamvu yo kugirira abandi impuhwe kuko nabo barababaye. Niyo ntambara nyamukuru ya filime, ntabwo ari uguhunga gusa, ahubwo ni uguhindura imitekerereze y'abantu. Mbibutsa gukanda kuri subscribe, ugakanda no kukazogera kugira ngo utazacikwa na filime ikurikira. Ntabwo ari filime ivuga ku nyubako gusa, ni ikigereranyo cy'uburyo sosiyete ishobora kuba imeze. Hejuru bafite byinshi ariko ntibatekereza ku bari hasi. Abari hasi nabo iyo babonye amahirwe yo kuzamuka rimwe na rimwe bakora nk'ibyo banenze. Filime itera ikibazo gikomeye. Niba umuntu ahabwa amahirwe yo kugira byose, azatekereza ku bandi cyangwa azitekerezaho gusa? Ni inkuru itwereka ko ikibazo atari ukubura ibiryo gusa, ahubwo ko ikibazo gikomeye ari uburyo abantu babona abandi. Niyo nkuru ya filime The Platform, filime yerekana urugamba rw'abantu bari ahantu hamayobera, aho buri munsi ari intambara yo kubaho. Ngire iyi nkuru, tekereza winjiye ahantu utekereza ko ari ahantu ho kwigira cyangwa kwiyungura ubumenyi, ariko ugasanga ari ahantu hateguwe kugerageza ubugome n'ubwibone bw'abantu. Ahantu nta madirishya ahari, nta muntu uzi aho hantu, nta n'uhagera, nta n'uburyo bwo guhunga. Hari umwobo munini uri hagati y'inyubako, kandi buri munsi hamanuka urubuga rwuzuye ibiryo byiza cyane, ariko ibyo biryo ntabwo bigenewe abantu bose. Abantu bari hejuru nibo babanza kurya ibyo bashaka. Iyo urubuga rugenda rumanuka, abasigaye bakabona ibisigazwa gusa. Abari hasi cyane bo akenshi basigara nta n'ikintu na kimwe. Kandi ikibazo gikomeye ni iki? Ese umuntu yakomeza kuba mwiza iyo ashonje, cyangwa inzara yamuhindura inyamaswa? Inkuru itangira tubona umugabo witwa Goreng abyuka ahantu atamenyereye.
Iyo afunguye amaso abona icyumba gisa n'igifungo, nta dirishya, nta rugi rusanzwe, kandi hagati y'icyumba hari umwobo munini cyane ujya hasi utagira iherezo. Gorengi aratangara cyane, ntiyumva aho ari cyangwa impamvu yahashyizwe. Nyuma gato ahura n'umusaza witwa Trimagasi uba mu cyumba kimwe nawe. Trimagasi ni umuntu umaze igihe muri aka gace kandi azi neza uko ibintu bihagaze. Amubwira ko aha hantu hitwa The Hall. Ni inyubako ifite amagorofa menshi cyane, buri gorofa iba irimo abantu babiri gusa. Ariko ikintu kidasanzwe ni ukuntu abantu bahindurirwa aho baba buri kwezi. Uyu munsi ushobora kuba uri hejuru aho ufite ibiryo byinshi, ariko ukwezi gutaha ugasanga uri hasi cyane aho nta kintu na kimwe ubona. Gorengi arabaza ati, ni abantu bangahe bari hano? Trimagasi amusubiza ko nta muntu uzi umubare nyawo w'amagorofa. Hari abavuga ko ari menshi cyane, abandi bakavuga ko ari ay'iherezo ritagira umubare. Umunsi wa mbere Gorengi yumva urusaku rudasanzwe. Iyo arebye muri uwo mwobo uri hagati abona ikintu kimanuka kiva hejuru. Ni urubuga rwuzuye ibiryo. Hari inyama, imbuto, amafunguro meza cyane ndetse n'ibiryo byinshi abantu benshi batabona buri munsi. Gorengi yibwira ko ahantu hameze neza kurusha uko yabitekerezaga. Ariko Trimagasi aramubwira ati, ntukishime cyane, ibyo ubona ntabwo ari ibyawe gusa. Gorengi atangira kubona ukuri. Urubuga rumara igihe gito kuri buri gorofa. Abantu bari hejuru bararya cyane, bamwe bafata ibyo badashobora no kurya bakabimena cyangwa bakabihindanya. Iyo urubuga rugeze hasi ibiryo biba byarangije kugenda. Abari hasi basigara bareba gusa. Gorengi atangira kubaza kuki abari hejuru badatekereza ko bari hasi. Ariko Trimagasi amusubiza ko abantu iyo bafite amahirwe menshi batangira kwibagirwa abandi. Igihe uko kigenda Gorengi atangira kumva ko ahantu atari ikibazo cy'ibiryo gusa, ni ikibazo cy'imico y'abantu. Iyo umuntu ari hejuru yumva afite ububasha. Iyo umuntu ari hasi yumva yarataye agaciro. Buri wese aharanira kubaho. Hari abagerageza gusaba abari hejuru gusiga ibiryo, ariko abenshi ntibabyitaho, bavuga bati, natwe twabaye hasi, nta wigeze adufasha. Bityo urwango rugenda rwiyongera. Atangira kubona ko iyi gahunda yubatswe ku kintu kimwe. Abantu baramutse batekereje ku bandi, buri wese yabona icyo kurya. Ariko ikibazo ni uko abantu batabikora. Nyuma y'igihe Gorengi atangira kubona ko The Hall ishobora kuba atari gereza isanzwe. Ni nk'ubushakashatsi bwo kureba uko abantu bitwara. Abantu bashyirwa mu bihe bikomeye kugira ngo barebe niba bashobora gufashanya cyangwa niba buri wese ahitamo kwikiza. Ariko ibisubizo birababaje. Byinshi babyirundaho. Abuze bararakara. Kandi buri wese agira impamvu yo gusobanura ibikorwa bye. Igice cya mbere cya filime The Platform tugisoreza aha, tuzakomereza ku gice cya kabiri aho Gorengi aba yarahindutse agahura n'umukobwa witwa Miharu n'intambara yo guhindura The Hall. Ntimuzacikwe n'iki gice gikurikira. Mbashishikariza gukora subscribe mukande ku nzogera mutazacikwa n'ibice by'iyi filime byose kugeza ku musozo.